twamutse gatoya bita tugwa mu bantu batatu na ya nshuti yanjye babaye bangahe bane uzi hatabaye Imana nshuti y'umusaraba aho ngaho hatabaye Yesu wenyine Mana yo mwishu nzakukorera amen. Nagiye kubona ibyari inshuti yanjye mbona birahindutse mbona umugabo banguye bavandimwe umugabo nagaburiye ni imbere y'Imana ni imbere yanyu mbona banguye igisu agiye kukintera icyo nahise nkora ngera muri ya sandere mafashwe n'abayobozi nijoro nyine urareba nijoro hantu umuntu utazwi baramba turabayo kajahe basobanurira ati shimira Imana kuba batagushize mu ruzi aho bari mu ruzi hari igihe abantu babikira ngo ntitubabone ushimira Imana kuri guhumeka umwuka w'iki akaba ivuga ngo mukamasinge cyangwa mukama niwe murungi ariko turi mu Rwanda byose nuko bimeze Yesu nashimwe shimira Imana cyane kuri tariki ya none ya 25 itariki ya 25 wa mugabo we ushaka washimira Imana nawe wa mudamu we ushaka wayikurira ubwatsi kubera ko hari abagabo benshi n'abadamu batambutse ariko kuri iyi tariki tugiye kurangiza uyu mwaka Imana irabyemerera bakawurangiza mushaka mwayishimira ndashimira Imana rero icyambere gishimiye nabanye n'inshuti ukuntu umuntu akomeye cyane iyo nshuti tubana ari umugabo nanjye n'umugabo kuvuga ngo yaba nyinaha akaja kumvakirira imyaka iwanje uvuye hano ukagera ikambara ukagumiza mukagera iwanjye hari mayiro ndende haleluya haleluya igihe cyageze tuba inshuti anzanira umuryango we aza kunsura mu rugo nkuko ko twari tumaze kuba iki inshuti noneho nanjye ndavuga ngo uko byagenda kose nzaza kurira Noheli mu Rwanda nanjye nje kuyirira iwe rero reka mbabwire ikintu kimwe agabo bene da uyu muri kuvuga n'aya maso turi kurebana ndetse muri kundeba uko mpagaze ariko hari undi mubiri uri imbere wihishe imbere utabasha kumenya uwo muntu uri imbere niwe muntu ukomeye cyane kuko ntabwo wamenya ibyo atekereza mu buzima bwose bwaba arimo ahagaze nuko ndaza uvuye iwacu kugera Kampala abagenzi bari benshi ndazagera i Kigali n'ubwo naciye Gatunga ngeze i Kigali naho abagenzi nabo bari benshi urumva ngera hano Musanze nka saa 5 saa 4 n'igice umugabo turabona nawe inshuti yanjye nk'uko umuntu aje ahinduka tumaze kubonana bya bintu narinzanye ariko nsubira imbere gatoya yarambwiye ati uzaze nzakurangira naho ugura amashu nk'umuntu ufite amafaranga ndamubwira ni nta kibazo nk'inshuti yanjye n'ubundi nzaza niteguye rero twageza aho kugira nibura bya bintu afata abagabo batatu babikura mu modoka aho babijyanye numva ngewe ajyana ahandi aja kunyakira ukuntu umuntu ari mugari kandi akaba ari muremure ibiryo bijya nta kibazo bifite noneho imyenda nzambara buri kimwe cyose nta kibazo nari nzi ko nageze ku nshuti yanjye nibwo yamfatiye moto namwe murayireba moto dufata umuhanda wo hasi murabureba wa kaburimbo ubwo numva niba ari twakase tuva mu muhanda wa kaburimbo twinjira mu muhanda w'igitaka tugera mu isandere ngo niba ari rwigware niba ari kiki kandi n'umugisha moto zihagarara zimaze guhagararaho nge nawe tuva kuri moto nanjye mva kuyindi cyakora moto zisubira iyo zivuye ngewe nawe hari ahantu twaciye turagenda twinjira ahantu hari urutoki tugumiza ngo ngiye kubona hari akararo twagezeho ngiye kumva numva ibintu birimo hasi biri gusuma noneho imbere yaho twamutse gatoya bita tugwa mu bantu batatu na ya nshuti yanjye babaye bangahe bane uzi hatabaye Imana nshuti y'umusaraba aho ngaho hatabaye Yesu wenyine Mana yo mwishu nzakukorera amen.
birahindutse. Mbona umugabo banguye bavandimwe, umugabo nagaburiye ni imbere y'Imana ndi imbere yanyu, mbona banguye igisu agiye kukintera, icyo nahise nkora ntabwo nakiranye nabo. Telefone, amafaranga, buri kimwe cyose bahise bagira gute batwara. Ntabwo bagarutse imbere ahubwo bakomeje imbere iyo hirya, nanjye nsubira inyuma ngera muri ya sandere. Mfashwe n'abayobozi nijoro nyine, urareba nijoro ahantu umuntu utazwi, barambaza uravayo kajahe, ndabasobanurira ati shimira Imana kuba batagushize mu ruzi aho wari uri mu ruzi. Hari igihe abantu babikira ngo ntitubabone. Ushimira Imana kuri guhumeka umwuka w'iki. Icyo rero mpamyacu ni uko yambwiye ngo asengera ngo niba ari muri AEBR, ababatisita AEBR, nabishize mu mutwe AEBR murabisobanukirwa mwebwe ngo gahondo. Inza nkurikirana nabo mbashije bose, hari nabo nigotanye mbabaza uwo mugabo uko yitwa, wenda namwe muzampa amakuru, yitwa Turatsinze Emmanuel. Cyokora ni makuru mfite nuko bambwiye ko ashobora kuba yarasohotse hano akaja muri indi dini, wenda ngo mwari mumufite, kandi naho ntanamubona. Ikindi nshimiye Imana cyane nuko Imana yandengeye, nubwo ibintu byagiye ariko njyewe ndahari. Haleluya, haleluya. Ikindi muransengera, shingiye Imana yankuye. Nari navuze ngo uyu mugabo ningeri wanjye nzamushira mu mahembe, amafaranga yanjye yangarurire, ariko nasomye ijambo nahise nigwaho, numva ijambo rirambwiye ngo ntitukiringire Imana tutigeze kumenya mwabagabo mwe, kugira ngo zidahindukira zikaduteza iki amakuba. Ndongera ndasoma ikibitanye wabikishwe ukirinisha umwuka wera ugize gutera uvuga. Ari n'amagambo yampumuriza. Ndongera ndasoma ngo mu mutwe wawe ntihakaburemwo amavuta, kandi imyambaro yawe ushigira gute bavandimwe ishobora yera. Numva ijambo rirampumurije, nuko ibiba rirambukije ngo none tuzaja kwicisha umuntu, kandi nawe uhagarara imbere y'abantu, kandi nawe ufite itorero uyoboyeyo. Numva aho hantu ndahatsikiye, gusa munsabire n'Imana imbabazi, ubona ari ngiye musinzi Imana ntigeze kumenya. Rero ndashimira Imana kuko yandinze, ndashimira Yesu wandengeye, yandengeye. Bivuga ngo uyu munsi wa none hari abantu benshi batambutse, ariko nanjye ndasigaye. Imana ishimwe. Rero pasiteri nuko mbivuze yasohotse, azampa inambaye, niba atari indyarya z'ikigereka mbivuge guca. None sinabura kubivuga ngo inshinge kuko nahuye nabyo. Icyo Imana izankorera ngeze iwanjye izagikora, ko nshobora kukivuga ubu. Kuhiga umuhigo ntuhigure bitwa no kutagira gusa. Nshobora kubivuga ubu nagerayo bigahinduka, wenda ntitahira, ariko icyo Imana izankorera ngeze iwanjye, shingiye ko nari nambaye ibirenge, nkagera ahantu ngendesha ibirenge nkabona umuntu aranyambitse, nagendeshaga ibirenge nari mfite urukweto rwiza nk'urwa uriya mugabo. Ndashimira rero Yesu wandengeye, ubu nambaye inkweto Imana nibakukiba. Gusa sinabura kubaragiza abakozi b'Imana, nzi ko basenga kandi bigashoboka. Bazansengere, Imana yongere ingarure mu rugo, Imana izongere ishyira inzira ngaruka iwacu. Murakoze. Amen.